Guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Olivier Fernandez. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana iminsi yose kandi tubagezaho amakuru meza. Ikiganiro ni the best choice, turagushimira wese mu gukanda subscribe. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cya Kenya, aherereye uyu musore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Itahiwacu Brice, yavutse mu mwaka w'1992, bigahita bisobanura yuko afite imyaka 29 y'amavuko. Bruce Melodie rero aherutse kuduha featuring nziza, aho yari ari kumwe na Harmonize, uyu muhanzi ukomeje gukora cyane. Yakoranye na Harmonize indirimbo bise Total Crazy. Indirimbo ntiyabasha kumuha ibyo yifuzaga ku rwego yabyifuzagaho, dore ko uyu muhanzi yaherukaga gukorana indirimbo na Calligraphy Jones, umuhanzi bahuriye muri Kong Studio, ariko nibura akamara imyaka 3 nta gikorwa aragirana na Calligraphy Jones, dore ko atifuzaga ko babifata nkaho ari groupe we na Calligraphy Jones, dore ko bakoranye indirimbo zigera kuri 3 muri Kong Studio. Rero yaratinze amara hafi imyaka 3 atarongera guhura na Calligraphy Jones, aho bongeye guhura bakorana indirimbo bise Sawa Sawa. Nyuma yuko basoranye indirimbo yise Sawa Sawa, yamaze hafi ibyumweru 2 ifite miliyoni n'ibihumbi 800 views ku rubuga rwa YouTube. Ubaka kanya indirimbo imaze kurebwa n'abasangwa miliyoni n'ibihumbi 900 kuri YouTube channel ya Bruce Melodie Itahiwacu. Bruce Melodie akibona yuko gukorana n'abahanzi mpuzamahanga hari icyo biri kuzamura kuri kariyeri ye, yegereye Harmonize Kunde Boy, bakorana indirimbo yise Total Crazy, ariko iyi ndirimbo ntiyabasha kumuha ibyo yarayikeneyemo. Ni uko kugenda rero muri Kenya abasha aho yifuza kuzenguruka televiziyo 10 ndetse n'amaradiyo 10 yahara mu gihugu cya Kenya. Muri iyo gahunda rero akaba ariho iyo mpamvu agiye gukorana indirimbo na bamwe mu bahanzi bakomeye cyane hara mu gihugu cya Kenya bitwa Sauti Sol. Iyi ni imwe muri groupe zikomeye cyane muri Kenya, si muri Kenya gusa, navuga ko ari muri Afrika muri rusange, kuko abo bagabo bafite indirimbo zigiye zikomeye, bafite featuring zikomeye cyane muri Afrika. Bakoranye indirimbo na Burna Boy, indirimbo ibasha kugira miliyoni 40 views. Bruce Melodie rero kuri uyu munsi nawe ashaka ko abafana bakuye kuri Burna Boy, bakuye kuri Mr Forever, ko nawe baza bagafana Bruce Melodie, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Yamaze kubona yuko gufanwa n'abanyarwanda gusa ntago byamugeza kuri kariyeri yifuza kugeraho. Hari icyo akeneye mu muziki we, akeneye ko umuziki we umutunga nk'uko ubungubu ameze. Ubaka kanya ameze neza, ariko se mu gihe kizaza arifuza ko agira hejuru, nibuze akajya hagira umuhanzi uva hanze akaza mu Rwanda aje kureba Bruce Melodie, nk'uko abahanzi bava mu bindi bihugu bakagenda bagiye kureba Diamond Platnumz muri Kenya. Niyo mpamvu rero tugiye kugaruka kuri company cyangwa se navuga nka lebo iri gufasha Bruce Melodie muri aka kanya. Kuva iyi lebo yatangirana gukorana na Bruce Melodie, twabonye ibikorwa bye byinshi bigiye bitandukanye. Uyu musore wavukiye i Kanombe, ubaka kanya ari gukorana na lebo yitwa 155% AM. 155 AM ni company, navuga ko ari nka company y'umugabo wavuye mu gihugu yavuye ku mugabane wa Amerika, yitwa Coach Gael. Uyu mugabo rero yari manager wa The Ben, ariko baza gutandukana ubwo bari gutegura indirimbo The Ben yakoranye na Diamond Platnumz yitwa Why. Coach Gael yaje guhindura amahitamo ye, atangira gukorana na Bruce Melodie. Uyu mugabo Coach Gael, ikintu kimuvugaho gitangaje ni uko uyu nguyu ari umwe mu bantu bari kwiyamamariza kuba bayobora kamwe mu duce dukomeye cyane hara mu gihugu cya Amerika, akaba meya w'agace gakomeye cyane hara muri Amerika. Urumva ko atari ibintu biba byoroshye na gato cyane, ni spectacle kumva umuhanzi nka Bruce Melodie ari kumanagingwa na meya ku mugabane wa Amerika, ni ikintu kitoroshye menami. Rezami rero uburyo twasesenguramo iyi lebo yabo 155 AM, iyi rimwe mu buryo bw'ikinyarwanda navuga yuko ari nka 7:55 z'ijoro. Iyi rimwe itangira isobanura Melodie Artist Africa. Ubwo bashatse kuvuga ko bashaka gufata umuhanzi wa mbere, umwartiste wa mbere ku ijwi rya mbere muri Afrika. Iyi 55 isobanura ibihugu 55 bigize Afrika. Urumva bashaka gufata umuhanzi wa mbere ku ijwi rya mbere mu bihugu 55 bigize Afrika.
akaba ari icyo wamenyerewe kuri rebo iri gufatanya na Bruce Melodie 150 AM. Akaba ari imwe muri kampani zigiye gukorana nawe rwose igihe kitari gitoya, bazakorana igihe kirekire rwose. Ubona ko Bruce Melodie ibikorwa bye bikomeje kugenda bijya hejuru. Afitanye indirimbo mu buryo buri audio na Koffi Olomide, afitanye indirimbo na Omare, afitanye indirimbo na Eddy Kenzo igiye gusohoka muri iyi minsi. Rero Bruce Melodie ubona ko ibintu bye bikomeje kugenda neza cyane. Rezamire kamakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri GT Business Group yitwa Chris Easy. Muri iyi minsi rero akaba agiye gushyira hanze indirimbo yakoranye na Fireman. Fireman rero akaba ari umwe mu bahanzi bakomeje kwitwara neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko akoranye indirimbo na Neri Ngabo bise muzadukumbura, akakorana indirimbo na Butera Knowless bafatanyijemo na Bulldog. Akaba rero agiye gukorana indi ndirimbo na Chris Easy, imwe mu ndirimbo ishobora kujya hanze ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya z'umugoroba. Akaba aribwo muzabona audio lyrics y'iyi ndirimbo ya Fireman yiswe Amashimwe afatanyije na Chris Easy. Rezami ndagushimira wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe n'iby'agaciro, kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru. Banza urebe highlight y'indirimbo ya Chris Easy na Fireman. See you, turabakunda. Vayo